kuri zirengero tugomba kuzura umwuka cyose. Ukora muri banke burya Imana ikurusha kumenya ibya banke, izi n'uburyo iyo banke izaba imeze umunsi w'ejo. Njya nsengera abapolisi n'aba intelligence n'abandi, Imana yaravuze ngo Uwiteka atari urinze umudugudu n'abasirikare ugomba ashyizemo, ngo Uwiteka atari urinze umudugudu ngo abarinda babatigiye. Ariko uzikwicarana ukarindana n'umuntu uzi byose, ukajya umubwira ngo mva rero ngewe nshinzwe kumenya ibirimo gutegurwa bishobora kugirira n'ababa baturage, ujye ubimpishurira mu kazi kanjye. Imana izabikora inezerewe kuko bizayihesha icyubahiro. Haleluya. Imana ikorana n'umwarimu. Ngewe niko kazi nakoze ndabizi cyane, ibyo nshobora kubitangira ubuhamya. Nyimara gukizwa nagize umugisha. By the way, mbibiri banga ryanjye ryitwa gukorana n'umwuka. Nyimara gukizwa natangiye gushimikira ibintu by'imbaraga z'Imana. Nsanga yuko kugira ngo ugendere mu mbaraga z'Imana ugomba kuzura umwuka. Ntangira kubisengera, nari umukatolike, nuzuye umwuka ndi umukatolike, mvuga indimi nicaye munsi y'igiti nibwira ngo nasaze. Hanyuma kuwa gatatu ukurikiyeho njya ahantu hari hakurya za Kimisagara, nsanga umuntu arigisha aravuga ngo abantu bamwe iyo buzuye umwuka bagira ngo basaze. That's very interesting. Ndicara arigisha arangira tuburero tugiye gusenga, uwumva arimo kuvuga ibintu atamenyereye ududure gusa ubwo biraba byatunganye. Narazivuze ndangije ndagenda. Ntabwo ari bwo mperuka kuzivuga, n'ubundi njya nzivuga, ariko yemeze nk'ibimoteri bya kera twajyaga tugira kugira ngo nzavuge mu ndimi mba natunguwe. Hari uriyoze kugira ngo uzavuge mu ndimi ufite masters 2 na doctora, kubera ko uba waragoramiye muri logique. Bya bindi byabayo natani bicarano bagahonda amashyi bakagira, yewe buriya ntangiye guhonda amashyi naza kurangiza nimugora nkibaza, ariko se buriya abantu baramvugaho iki, baratekereza ko byari byagenze gute. Uzi buri ikintu kitwica mu kwiga, iyo uko dutangira kwiga dutangira kumva turi self conscious, ukagenda wumva baguseka bakwibazaho bagira gute, ukabona nk'umuntu w'umudamu nka bariya baba bafite nk'ikimodoka kinini akavuga ati wabona umudamu nkanjye w'ikigero cyanjye arimo kwikusanya akoma mu mashyi, ugasanga rero turifashe. Igihe umwuka yakagombye kudufata tukamubwira ngo reka tugire aho tugarukira, dutwara ari kugira aho ugarukiriza, nturenze hariya, tukamuha boundaries atagomba kurenga. Uzarebe uriya n'amatorero ayoborwa natwe baba intellectuel, ibintu by'umwuka ntidukunze kubitindaho. Kubera iki? Tuba tuzi ko ubwenge bwacu buhagije, ariko reka ngiye mbabwire na doktora yanjye ndabizi ntabwo ihagije. Ugomba kuzura umwuka, tugomba gushaka umwuka. Kandi Imana yabimbwiye ngira umwarimu, najya mvuga nise ko ndi umwarimu nkaba ntarimo gupreaching, Imana iza kumjurira ambwira ngo no, umwuka wera so kugira ngo ujye ubwiriza, no kugira ngo umpamye aho uri hose. Mba umwarimu wuzuye umwuka. Uzi kujya mu ishuri umwuka agweretereka nkwigisha uko umwarimu mwiza, ujye ukunda abanyeshuri gusa. Nugera mu ishuri ureme atmosphere y'umwuka, kunda abanyeshuri. Narabakundaga cyane cyane, nambwira ngo kandi nujya gukunda abanyeshuri, abarimu urimo hariko mwampepeye nkabaha isomo byo kuba umwarimu. Abarimu kabwira ngo nugera mu ishuri ujye uhera kubaswa, niwigisha abaswa bakabyumva abahanga bazaba baminuje. Iyo niyo yari strategy yanjye yo kwigisha. Hari abanyeshuri nayoboye dahera bamwe basengera hano, ngira ngo nuko muri no misi wenda ubwo bazanshimira ku munsi niba baba bahari. Nta munyeshuri numwe nayoboye muri memoire ntabwiye ibya Yesu, n'utarakijijwe yasigaranye yuko hari umwarimu utandukanye n'abandi. Ariko reka mbahe stories ebyiri. Umunyeshuri umwe yararwaye, icyo gihe bari waravuye Inyakinama basubira i Butare, ndamubura. Cyo nigishaga Irurindo, ariko kubera ko nari umuvisiteri muri university, rega nafite masters nubwo nyine niko igihugu cyari gikoze. Noneho ndamushakisha ndamubura, ngeze aho mfata amafaranga ngi Butare kumushaka, ndashakisha ndarayo, amaherezo ndamubona. Arambwira ati rwose mwarimu nararwaye, uge narihebye, uyu mwaka sinzarangiza, memoire yanjye niho nkitangira, kandi ubwo byari bigeze mu kwezi kwa 4 gushira, kandi bagomba kudefanda mu kwa 6. Ndabona nufasha ntireka nkushyiremo imbaraga, ndabona ugifite intege nkeya, wejya wandika kuri ritime nzaguha, buri byumweru 2 nzajya nza gufata ibyo wanditse, buri byumweru 2 nkajyayo tugakorerayo, ntago mbere kwideplace, nkararayo kuri frais zanjye tugakora tukarangiza, nkamusigira ibyo akora nkasubira Irurindo.
nyuma y'ibyumweru 2 nkazagaruka nkabifata nkamukosora nkabimusigira. Umunsi yadefanze memoire ye yarakijijwe. Twaricaye arambwira ngo rero mwarimu ndashaka kukubaza ikintu, umbwire niba ari ingeso nziza wivukaniye cyangwa ari ukubera Yesu wa wundi wajya kutubwira. Kuko abanyeshuri bose nigishije narangizaga kwigisha nkabasahaba iminota mikeya yo kubabwira ikizatuma diplome zabo zigira agaciro karenze, nkabaha ubuhamya gusa, kandi benshi barahakirijwe. Yarambwira ati niba ari Yesu wabikoze ndambika ibiganza unsengere nakire Yesu ubyumva, kuko nabonye itandukaniro ry'umwarimu ufite Yesu n'utamufite. Undi mudamu bari baramuhaye umwarimu wo kumuyobora barananirana. Arambwira ati wowe rwose uri hopeless, nta n'icyo uzigezaho muri ibi ngibi byo kwandika. Baramumpa. Arambwira ati rero gihe umwarimu yambwiye ko nta byiringiro, kandi gihe icyo gihe nishakiraga amafaranga yanjye ko nendaga kurongora. Ndabwira ngo rero madamu turi mu kwezi kwa 3, amafaranga yanjye ndayashaka, mu kwa 6 tugomba kudefanda. Ati ntibishoboka. Ndabwira ngiye kukorohereza, fata vacances z'ibyumweru 2 ujya ahantu uruhuke mu mutwe. Ati kandi narakererewe. Nta kibazo iyo waruhutse ukora neza, nurangiza ibyumweru 2 uzandike ibyuzi byose kuri topic yawe ubinzanire. Umudamu twarakoranye turakorana, arakora nkamukoresha agakora akanzanira ibintu nkamuha ibindi ukazana. Hanyuma mu kwa 6 aradefanda abona amanota 17 kuri 20. Madamu aramuzi, naramubwirije ntiyakizwa, ariko namubitsemo ijambo. Ageze muri 94 dum biradetonetinga, yibuka ibyo namubwiye arakizwa. Rero reka mbabwire, iyo ukorana n'umwuka mu kazi akariko kose, doctor bari abantu uvura, Imana yizi ibyo barwaye byose, ishobora kubascanning idakoresheje imashini, kakubwira iti buriya shakira hariya niho problem iri. Pfa kubwira umwuka rero ukamubwira ngo umwuka wera ngiye kwegezamina uyu muntu, wowe uyobora intoki zanjye, uyobora amaso yanjye, uyobora ubwenge bwanjye bigende neza. Kuko icyo gihe uvamo umudokiteri uhesha Imana icyubahiro, kuko iyo bitunganye uzamura ibiganza ukavuga ngo yes it works, ya Mana yacu irabikora. Domene zose urimo Imana ikurusha kuzimenya, kandi ijya kugutoranya ngo ujye gukora ku kazi niho uzayihagararira. Niba uri umusirikare uzayihagararira mu gisirikare, niba uri umupolisi uzayihagararira mu gipolisi, niba uri umwarimu uzayihagararira mu bwarimu, niba uri umumekanisi uzayihagararira mu kimekanike, niba uri umudokiteri uzayihagararira mu bitaro, niba uri umunasi uzayihagararira muri aho uzaba uri hose niho uzahagararira Imana. We are ambassadors, turi ba ambasaderi b'Imana mu kazi. Kandi kugira ngo ibyo bitungane, jewe ame walking embassy, nda ambasade itembera. Haleluya. Jewe uyu ndeba nda ambasade itembera, kuko umwuka wera iyo atuye muri wowe ubu buturo. Yesu yabwiye abigishwa aravuga ngo ntabwo umwuka azabazaho, ahubwo azatura muri mwe. So iyo ugenda ijuru riba rigendera muri wowe, you become a walking embassy. Ukajya ugenda uri ambasade y'Imana aho ugiye, kuko umwuka wera ari muri wowe. Akabona ibintu ujya gukora akavuga ngo ibi ntabwo bikwiranye n'uburiwe. Nta ambasaderi ujya muri bene ibyo bintu, kuko we twebwe turi residence y'umwuka, atura muri twe. Ikibazo rero dufite nk'abakristo, umwuka wera niwe ukoresha umurimo w'Imana, ariko abakristo benshi ntabwo bazi icyo bamumarisha. Bameze nka wa mwarimu wa Sunday school ngo yigeze kwigisha abana isengesho, nako nta nubwo ari isengesho no kwemera kw'intumwa. Hanyuma akana kamwe karaza kati nemera Imana data wa twese umuremyi w'ijuru n'isi, akandi karaza ati nemera na Yesu Kristo umwana w'ikinege. Hanyuma uwagombaga gukurikiraho agaturuka hirya akadefira, basanga ntiyaje. Akana kemeraga umwuka wera uwo munsi kari karwaye, aravuga ati yewe, ati umwana wemera umwuka wera uyu munsi ntiyaje, ati ubwo tuzabikomeza ubutaha. Nibwira ko mu bakristo benshi bazi icyo bashobora gukorana n'Imana data, bajya bayivuga, Mana utugirire neza, Mana uturinde, Mwami Yesu utweze, Mwami Yesu. Ariko si kenshi ndumva abantu bavuga ngo nawe mwuka wera, kuko abantu benshi ntabazi icyo umwuka wera ukora muri ibyo byose. Ndabeshya? Impamvu abakristo babaho ubuzima bw'intege nke
nuko batazi icyo bagomba gukorana n'uwo bohereje kubafasha. Namwe mwese mwicaye hano benshi njya mbumva musenga, ntabwo ari kenshi ndumva umuntu uvuga ngo nawe mwuka wera ukorane nanjye muri uyu murimo. Kubera iki? Ntabwo muzi icyo agomba gukora. Ngaho nagira umvuguruza. Abakristo benshi including n'abapastori ntabwo bazi icyo umwuka wera, baribaza se umwuka wera dukorana duti? Ese nawe nemerewe kumuvugisha? Yes, wemerewe kumuvugisha kuko numwe mu butatu kandi niwe washinzwe kuza kudufasha. Amen. Nkunda ukuntu abigishwa ba Yesu hari ahantu banditse, ndaje ngaruke noneho mu bice ubu natangiye kwigisha nsimbagurika. Mu gice cya 15 cy'ibyakozwe n'intumwa hari ahantu banditse baravuga ngo twebwe n'umwuka wera. Haleluya. Nkunda ko kantu rwose ngo twebwe n'umwuka wera twemeje ko. Bimeze nkaho umwuka wera yiricaye hagati mu nama yabo bagafata ibyemezo nawe arimo atanga ibitekerezo. Bagiye kwandika ibaruwa ntibavuga ngo tuyobowe n'umwuka wera, ahubwo baravuga ngo twebwe n'umwuka wera turabandikiye tubabwira ngo mwirinde ibi n'ibi nuko. Iki rero ni ikintu gikomeye cyane twagombye gutekerezaho. Nababishaka kubireba ndabona benshi barimo gushaka muri Bibiliya muri igice cya 15 umurongo wa 28 nta nubwo bavuga ngo twebwe n'umwuka wera, ahubwo baravuga ngo umwuka wera hamwe natwe twashimye kutabikoreza undi mutwaro wose keretse ibi bikwiriye, kuko umwuka wera niwe wari chef, niwe wabanzirizaho. Vuga ngo umwuka wera hamwe natwe twashimye kutabikoreza yindi mitwaro. Mu ndabiri ya bintu bari barabisobanukiwe. Buriya ntimuzanatangazwe yuko bagize imbaraga. Babyize imbaraga kubera yuko hari ibyo bari barasobanukiwe. Amen. Impamvu abakristo benshi babaho ubuzima bwo hasi, hari ibyo batasobanukiwe. Hari ibyo batasobanukiwe. Kuko Yesu agiye gusubira mu ijuru yarabwiye ngo ngiye mu ijuru, murindire ibyo data yasezeranije, muzahabwa imbaraga umwuka wera nabazaho. Arongera bisubiramo mu byakozwe no mu gice cya mbere bamubwira ati ariko iki nicyo gihe ugiye kuzana ubwami bwa Isirayeli, ati murimo murabaza ibibazo bitari byo. Mwebwe umwuka wera muzahabwa imbaraga umwuka wera nabazaho muba abagabo bo kumpamya, guhera i Yerusalemu kugera i Yudaya ni Samariya kugeza ku mpera z'isi. Haleluya. Muzahabwa imbaraga, muzahabwa mu Kigiriki iri jambo muzahabwa imbaraga ngo muzahabwa dunamis. Iryo jambo dunamis imbaraga niryo riravuyemo ijambo dynamite. Dunamis ni imbaraga, ni power. Dunamis niryo yavuyemo na dynamo yo mu modoka cyangwa mu zindi za moteri zose. Muzahabwa ikibatera imbaraga. Haleluya. Izi imbaraga nizo zituzamura. Uzagenda uhagarara iruhande rw'indege nini cyane. Nigeze guhagarara iruhande rwa Boeing 777, hanyuma ndeba ikimoteri cyayo ni kinini ifite bine. Ibyo bimoteri bine iyo wabyakije bizamura indege ifite ibi amatoni y'ibiro, ikazamuka igatumbagira ikagera muri kilometero 10 z'ubutumburuke, kuko hari imbaraga ziyizamura. Haleluya. Buri impamvu twe tugendera hasi nk'inkoko ntituguruke nuko amababa yacu ntabwo twayafashe ngo tuyashyireho. Muzahabwa imbaraga umwuka wera nabazaho. Haleluya. Kandi bikugira ngo mubisobanukirwe, ikosa rindi twakoze ni ugufata umwuka wera tukamushyira muri gereza y'urusengero. Abantu benshi bazi ko umwuka wera ni ibintu dukorana nabyo iyo turi hano mu rusengero. Abantu bakavuga mu ndimi, abantu bakavuga cyane, abantu bagatera agasaku, bakabwira ngo hari ahantu hari umwuka. Habwira ngo no, hari ahari agasaku, mujye mubitandukanya n'umwuka. Hari amatorero y'umwuka. Abantu bajya bambwira ngo twebwe ngo tusengera mu matorero y'umwuka. None umwana umwe yigeze kuza kundeba arambwira ati pastor, ati nagira ngo mumfashe, ati numvise ko hano mujye mufasha abana b'imfubyi. Ndabwo twebwe nta projet tugira,
nta mafaranga ya paruwase dufashisha abana bacu, ntijya mu itorero shingiro bakwandike hanyuma bizagaruke bice mu nzira bicamo. Ngo yango erege sindi uwa hano. Uruwahe? Ngo urumva ngo twebwe ngo dusengera mu itorero ry'umwuka, ngo bene ibyo bintu by'imishinga ntitubikora. Musengera mu itorero ry'urusaku, no tury'umwuka. Itorero ry'umwuka ryafashaga abakene, ngo nta n'umukene wababagamo. Ntabwo imbaraga z'umwuka ari agasaku, ahubwo imbaraga z'umwuka ndaza kubibabwira zigaragara hanze y'agasaku. Kenshi ndetse zigaragara ntacyo wavuze, wambaye agapfukamunwa. Abantu bakajya bavuga ngo ariko uyu muntu ngo there is something special, ngari ikintu kimuriho gitandukanye. Mureba abigishwa ba mbere, ikintu cya mbere cyabaye, abantu bababonye bose ikintu cya mbere babanje gukora, babanje gutangara. Umva, soma muri cya gice cya kabiri aho badusomeye, baratubwira ngo muri Yerusalemu habaga abayuda b'abaturage b'abanyadini, bari baraturutse mu mihanda mu mahanga yose ari munsi y'ijuru. Uwo muri rubaye abantu benshi baraterana batangazwa. Ikintu cya mbere cyabaye, baratangaye. Umwuka wera iyo yamanutse abantu bagira bate? Baratangara. Iyo twuzuye umwuka abantu baratangara. Haleluya. Hanyuma umurongo wa 7, barumirwa bose baratangara bati. Barongeye baratangara. Iyo usunitseho gato ukageza mu gice cya 4, baratubwira ngo abigishwa babanaga hamwe basangira ibyabo, ngo abantu bose ngo bagatangara ko nta mukene babagamo. Muri icyo gice abatambyi bakuru n'abanditsi barabafata, barababwira tumva aba bantu izi mbaraga bazikuye he ko tubazi na abaturage bavuga ngo comwa. Erega buri ikintu gitangaje cyabareba bigishwa ba Yesu baro mu majaruguru, baturukaga i Galilaya. I Galilaya hari igihugu cy'imisozi mu majyaruguru ya Isirayeli. N'imvugo yabo, muribuka Petero yicaye barimo kota umuriro, yaricaye baramuga ati wa mugabo we nawe uri umwe muri bo, ati comwa senje shuvuze. Baramuga ati ntiwumva n'imvugo yawe irakugaragaza uri wo mu majaruguru. Abo baturage batize babarobyi b'amafi bahinduye Yerusalemu. Abatambyi bakuru n'abanditsi n'abafarisayo baravuga ngo aba bantu izi mbaraga bazikuye hehe ko batigishijwe bya bindi byo kwabaga Mariya ba Paulo bari barize. Ngo bibuka ko babanaga na Yesu, ariko hagomba kuba hari ibanga uriya mugabo yabibiye, bya bindi byabaga muri we yarabibasigiye, none barimo barahindura Yerusalemu tureba. Iyo ugejeje mu gice cya 6 baratubwira ngo abatambyi bamwe nabo barabirebye bagatumva shato babwire hari ahantu niho hari imbaraga, bari mu kabajyayo. Haleluya. Hari ibintu by'ibidini abantu babamo by'intege nke bihobagira biraho, by'imihango n'imiziririzo. Ukabona umuntu no musinzi no musambanyi, wamuza ati ko kudakizwa genda umwanglikani, wamuza kudakizwa genda umuporoso. Hobagira. Uragenda gusa izunguzwa n'imiyaga ibonetse yose, ngo uri mu byaha urigaraguramo, uri mu isayo, ariko uri mu idini. Burgize ikibazo cy'idini, idini ntibuza abantu gukora ibyaha. Wambara ikanzu bakakongeraho nako umutuku ukaba kanoni ukabaca idikoni, ariko mimbere Imana igahita okay genda uhobagira uri umunyabyaha ni hahandi. Ntabwo aya makanza tugira intungane mu maso y'Imana. Ntabwo ubukanoni bukugira intungane, baguha ubukanoni kubera ko wenda hari icyo musenyeri yakubonyeho cyangwa iki, ariko hari Imana bayifashe kwita bivuga ngo ye baranamuzamuye mugize kanoni we. Idini idafite umwuka is deadly, irica. Hari abantu benshi bazasanga barahombye ijuru kubera idini, bahobagiriye mu idini, bakicaramo bakishimira idini, bakishimira imihango, bakishimira amakanzu, bakishimira imiziririzo, ariko badafite Yesu, badafite umwuka, bagenda batukisha Imana. Muzafata abatambyi bakuru nibo bishe Yesu, muzafata abafarisayo n'abanditsi n'abatambyi bakuru nibo bakubise intumwa, nabo bazigambaniraga no mu Baroma n'ahandi. Muzasoma amateka y'itorero idini. Ariko uyu mwuka wera yaje ngo abantu baratangara.
ndetse n'abanyedini bakavuga ngo you know hari ikintu twabonye hariya bariya abantu hari ikintu bafite ngo abatambyi bakuru benshi ngo bari muze kureba igice cya 6 ngo nabo bari mu kabisangira bigishwa. Iyo bigeze mu gice cya 13 ba Paulo bageze mu Antiyoki baratangira ubutumwa bwiza bugakwira. Bigeze muri Efeso mu gice cya 19 ngo abantu batangira gutangara bavuga ngo ba bantu bubitse isi ngo na hano bahageze. Murabizi muri Efeso ho bakoze imyigaragambyo ariko ndabikunda. Uzi kubona abantu Paulo yagezeyo ngo abona bigishwa 12 arabitegereza abona n'abangirikani beza. Nubwo angirikani yari taravuka buryo izi kintu angirikani igira cyiza. Angirikani igira abakristo biha n'ibyaha pe, nanjye ibyo ndabitangira ubuhamya. Ariko kwihana ibyaha ni nko kuvuka ukaba uruhinja utangira gukura iyo wuzuye umwuka. Arabitegereza aravuga ati mwebwe ko mbona muri aho ngaho. Baravuga ati mwigeze muhabwa umwuka mukimara kwizera? Batoya twebwe iby'umwuka ntabyo tuzi. Abangirikani benshi rero nicyo bakubwira, bavuga ngo ibintu by'umwuka ngo nibyo Pentecote, ngo ibintu by'umwuka ngo nibyo bari amadini ngo y'inzaduka, bambe basigaye bayita ngo ni n'ay'inzaduka. Ibi bintu by'umwuka ni ibyacu. Ahantu hambere umwuka yamanukiye mu Rwanda ni muri Angirikani Gahini, abantu buzura umwuka. Ariko birangije Satani araza turya umugono, bati twebwe ibyacu Angirikani rero ni amakanzu ni ubundi umwuka yamanukiye iwacu, wo n'umurage wacu, twagombye kuwukurikirana tukawushimikira tukamenya kuzura umwuka, tukuzura umwuka tukabikunda, twarangiye tukanabyakira tukavuga ngo twebwe abangirikani iwacu niho umwuka yabanjirije kumanukira. None twarabiretse turimo turakurikira abandi, ariko bizagaruka tu cyende ndimo ndasenga Imana ngo bize twongere twuzura umwuka abantu babibone yuko twahindutse. Haleluya. Icyo ni ikintu gikomeye cyane, kuko ababigishwa Paulo yagezeyo ngo arabitegereza arangira avuga ati okay fine, ntacyo bitwaye, mwabatijwe umubatizo wa Yohana, mwihannye ibyaha, ngiye gusubiramo. Ngo asubiramo barambikaho ibiganza, arabasengera buzura umwuka. Barangije ngo mu myaka 2 gusa Aziya yose yari yumvise ubutumwa bwiza, ngo n'abakoraga iby'ubukonikoni ibitabo byabo barabijugunya, ngo hari na mayibobo zaho ngo zahise zihangishaho. Burya amadayimoni yacanganyikiwe na mayibobo zishobora kuvuga ubutumwa abantu bagakizwa. Ngo bihangishaho kwirukana amadayimoni mu izina rya Yesu, uwo Paulo abwiriza. Ariko bukeye bahura ni dayimoni yize theology, burya nazo zirahari. Dayimoni rabareba bacishamo ijisho. Jewe Paulo ndamuzi na Yesu ndamuzi, yigeze kutugaragura. Mwebwe nimubanze mu ubuhamya bwanyu, muzane credentials. Atariko urumva twumvise Paulo abivuga natwe turabivuga. So murima muratwirukana mu izina rya Yesu mutazi. Ngo wari urimo amadayimoni arabafata arabahondagura, ngo bagenda bamba ngo agenda yambaye ubusa ngo avirirane. Bagenda nako bari na 7 ntabwo yari umwe. Ariko ngo abantu babyumvise, umva ukuntu umwuka akora. Ngo abantu babyumvise barushaho kugira ubwoba. Ngo n'abakoraga iby'ubukonikoni baribwiriza, ibitabo byabo barabiterura babizanira Paulo barabitwika. Kandi byari bifite agaciro kanini cyane. Noneho abantu barayoboka, bigeza ahantu abacuraga ibigirwamana bya Rutemi y'Abanyefeso bavuga ati Paulo yishe business. Ngo ndi cyo kintu rwose, uza ahantu umuntu agera ubutumwa bwamara gukwira bikica business. Hari igihe bitwa ba John Wesley barabangirikani kandi nabo, abitwa ba John Wesley babwirije ubutumwa mu Bwongereza. Nigeze gusoma iyo story iranshimisha cyane. Ikipe ebyiri, murabizi burya football yatangiriye mu Bwongereza, ikipe ebyiri zagombaga kujya gukina. Abakinnyi barasenga bavuga ati muri iki gihe tugitegereje match tube twisengera. Ikipe iri hirya irimo irasenga n'indi iri hirya irimo irasenga, buzura umwuka bibagirwa ko bafite match. Arbitre arazahagarara mu kibuga, zombi bazitera mpaga. Ndavuga ati bigibi kabisa, ibyo nibyo bita guhindura amateka. Ku buryo Paulo yishe business. Abacuraga ibigirwamana baravuga turiya mugabo yatwiciye business, baragenda batera akayoge. Umukuru w'umurwa aravuga ati ariko uyu mugabo ntabwo twize tumubona asenya ingoro za Rutemi, nta nubwo twigeze twumva bavuga nabi mu mwuga wanyu.
hose muramurega muhiriye nimugende mu bya ruteme muyihorere ntacyo yirwarize. Haleluya. Iyo umwuka wera yaje ngo barabatangariye. Ariko reka dusubire inyuma noneho ngende nihuta tunarangize. Icyambere ndagira ngo musobanukirwe umwuka wera, kuko buriya ku munsi wa Pentecote dukunda ibyo bintu bishashagirana biyaga biterera hejuru, ariko burya ntabwo ari cyo cyangombwa. Haleluya. Ntimugakunde ibyo umuntu abaha, mujye mukunda umuntu. Umwanditsi w'umuroma witwaga Cicero yigeze kuvuga ngo non me sed mea amant, ngo buriya ngo sijya abantu bakunda, ngo bakunda ibyo mbaha. Naje rero gusanga abantu benshi ntabwo bakunda umwuka wera, niyo mpamvu batamuzi neza, ahubwo bagira inyota y'ibyo atanga. Njya mbyigisha abahungu, nubona umukobwa ukubwira ko agukunda ariko agahora kubaza ikofi yawe uko ingana, uzatangire umugendere buhoro, kuko buriya si wowe bakunda iyo kofi. N'umwuka wera niko tumugira. Akenshi abantu bajya gusenga, mana kuki giyewe ntavuga mu ndimi, mana kuki giyewe ntahanura, nkabwira ngo se wowe kiwe genda ushaka umwuka wera. Izo ni impano atanga. Wowe urashaka gifts aho gushaka nyiri kuzitanga. Iryo rero niryo kosa rya mbere ry'abakristo, bakunda ibyo umwuka atanga aho gukunda umwuka w'ubwe. Nuzanabibona na Yesu niko bamukunda. Abantu benshi barasenga, mana ngirira neza, mana ubushomeri buranyishe, mana tabara. Imana ikagukubita akazi ndetse kakaza ari keza. Thank you God. Wagibaza umuntu zari kuko tutakikubona, ngo urumva rero pastor ngo bakazi kabaye kenshi, ngo nihaye ibintu byo kujya nza mu masengesho no gusenga, ngo ushobora no kugira surmenage, ngo ndetse nkagira burnout, ngo sha wavuze ko washakaga iby'Imana itanga atari Imana washakaga. No mu mwuka niko bigenda. Abantu benshi baza bashaka kugaragara, kuko iyo wuzuye umwuka ukavuga mu ndi mugahanura uragaragara, aho gukunda umwuka mugakunda ibyo atanga. Ariko reka mbereke nimusobanukirwe neza umwuka wera uwo ari we. Icyambere umwuka wera ni Imana ku rugero rumwe, ni Imana Data, ni Imana Umwana ari we Yesu Kristo. Umwuka wera niwe wa gatatu. Haleluya. Umwuka wera ni Imana. Ushobora kumusenga, ushobora kumuvugisha, ushobora kumuganiriza, ushobora kumwiyambaza, kuko ni Imana nawe twahawe ngo asigara akorana natwe. Kandi ndaje mberekeye yuko mu bintu byose ukora umwuka wera niwe muyobozi wabyo. Amen. Point 1. Iteka ryose iyo Imana igiye kurema ikintu gishya, ikintu cya mbere ikora yohereza umwuka wera. Mwuka wera Imana imaze kurema isi ngo yari iriho umwijima n'ubusa gusa, ngo ariko umwuka w'Uwiteka ngo yagendagendaga hejuru y'amazi. Nkunda gukoresha icyo kigereranyo hano kugira ngo mubyumve neza. Umwuka wera niwe watumye ubuzima bwinjira muri icyo kintu kitagira isura, muri icyo kintu cy'umwijima, muri icyo kintu kiriho amazi, akicara hejuru. Ujya wumva inkoko ibundikiye amagi ikicara hejuru y'igi, ikagigira gutyo gusa, ikarihindukiza ikagira ibyina hejuru, yarangiza ikigendera. Umunsi wa kabiri kazi ikicara hejuru. Jewe natunze inkoko ndabizi, kandi jewe nakundaga kuziba hafi. Iyo inkoko yawe ibundikiye amagi ugomba kuyiba hafi, ukayishakira n'ibishunga n'ibindi kugira ngo imere neza. Jewe nzi gutanga kaya ku matungo yanjye, uretse ko ibyo korora nabivuyeho ndagiye abantu. Ariko nende kubabwira, inkoko yicara hejuru y'igi. Mwese murabizi tujya turya umureti, iyo ukubise igi riba ririmo amazi gusa, ikintu kidafite ibara ibizi n'umuhondo. Inkoko irabibundikira, nyuma y'iminsi 21 hakavamo umushwi ufite amababa, ufite amagufwa, ufite ibifu, ufite amara, ufite umutwe, byose ibi byavuye hehe? Inkoko yabundikiye. Haleluya.
inkoko yabundikiye igi rizamo ubuzima. Iyo umwuka yabundikiye ikintu, iyo umwuka yabundikiye umuntu, iyo umwuka yabundikiye ahantu, hazamo ubuzima. Haleluya. Iki nicyo tugomba gusobanukirwa. Impamvu ndimo kubabwira ibi ngibi, umva Pastor Karegesa, umunsi muzakomeza mugahendahenda umwuka akabundikira urusengero, muzajya mubona abantu bari mu buzima, bagenda baza mu buzima. Kandi buri ikintu cyoroshye, iyi imodoka yapfuye dinamo, abagira imodoka bigenda bita nta George nahozemo na hariya mekanisiye. Iyi modoka yapfuye dinamo, niki kibiranga? Vuga cyane bakumve. Bakomere microphone. Ndashaka ko umbwirira aba bantu, kuko we urabikora, niko kazi kawe. Umbwirira abantu ngo iyi modoka yapfuye dinamo bigenda bite? Kuko nicyo kintu buriya ni mu byumva muzamenya impamvu itorero turyatsa ntiryake, tukarihagurutsa ntirigende. Ugasanga rero duhora mu bintu bya sunika. Yego bagabo, tugende bagabo, musunike bagabo, yego bagabo, namwe bagore mujyemo dusunike. Imodoka idafite dinamo bibi. Iyo dinamo yapfuye imodoka ntabwo ibasha kugenda, kuko ikupa umuriro wose nibasha gutanga ubuzima n'igenda. Iyo dinamo yapfuye ihagarika ubuzima bwayo, nibasha kugenda, ntibasha kugenda, kuko niyo itanga umuriro ibintu byose. Ku kinyabiziga niwo umuriro ubasha kugira ngo ibashe guhaguruka. Ugumanye iyo microphone nkubaza kandi kantu, kuko iby'imodoka buriya ntabwo ndabifatira umwanya ngo mbyige, ariko buriya muri retirement wenda nzabyiga kugira ngo mumenye neza. Barambwiye ngo iyo dinamo idakora neza ngo batiri nticaginga. Dinamo ntabwo ibasha kucyaginga kubera batiri ntabwo ibasha kujyaho umuriro, kuko iriya dinamo niyo utanga kuri batiri. Iriya dinamo nitanga umuriro kuri batiri, noneho bigakoresha engine. Buri igendere rekeraho. Uriya rero nicyo kintu mugomba gusobanukirwa. Yesu yaravuze ngo n'umwuka wera naza azabaha dinamo, noneho nimwatsa bigenda. Ariko iyi modoka yapfuye itarimo kwaka, babigenza bati? Uhamagara abantu, ugakuramo amaferi, ugakuramo amavitesi. Yego bagabo, musunike bagabo, tugende bagabo, yego mukomeze bagabo, tugasunika. Itorero ridafite umwuka, pastor ahora asunika, ahora henda. None bakakubwira ngo pastor yarananiwe nyine. Ari uzi guhora usunika itorero ringana nk'iri ngiri, ugasunika. Bavuga bati dutanga icya 10, yego mushaka ukuntu, ukabona pastor aravuga nabi. Oya, ariko iyo umwuka yaje abantu bakora ibintu banezerewe, banezerewe. Kandi igihe ndi umugabo wo guhamya yuko hano rwose umwuka akora, kuko abantu benshi baraza kwamira espace. Mwadutije ku bazungu. Cyewe abazungu banjye bicara imbere yanjye ku cyumweru, nta nkunga zibiremera. Abazungu ni mwebwe, abatera nkunga ni mwe. Ariko iyo umwuka yaje araza yakora ku mutima w'umuntu, akavuga ati ariko ndumva hari ibintu umwuka arimo kumbwira, ndumva hari ibintu ndimo kwibwiriza, ndumva, hanyuma ibintu bigakoreka. Umwuka wera iyo yaje duhabwa imbaraga. No mu kuvuka kwa Yesu, iyo Imana igiye gukora ikintu kidasanzwe yohereza umwuka wera. Gaburiyeli, buriya nkunda Gaburiyeli cyane. Gaburiyeli ni intumwa yihariye y'Imana. Iteka ryose yaje kwipereza nabo ngo ndi Gaburiyeli, wa wundi uhagarara imbere y'Uwiteka. Gaburiyeli aje kwa Mariya aramubwira ati mukobwa, uhiriwe ku Uwiteka, you are favored, ufite igikundiro Imana yaguhisemo. Ati tiyo ndamukanye ko ikomeye kuri yewe umwana w'umuturage kazi. Ati ugiye gusama inda ubyara. Ati nabyara nte ko ntararongorwa. Aramubwira ati umwuka wera azagutwikira, hanyuma usama inda. Haleluya. Biraba, umukobwa w'isugi asama inda. Ariko rero mbabwire abakobwa, uzasama inda akambwira ko ari umwuka wera, muzansobanurira ubwo buhanuzi igihe buherukira. Muri kino gihe twikomereze. Na hariya twasomye umwuka wera amanutse
nkunda ukuntu yaje ariko umwuka wera rwose uzatugendere natwe uze gutyo. Umwuka wera amanuka yaje acigamatiye igipaki kinini cy'impano, ngo byaje bimeze nk'ikirimi cy'umuriro. Biramanuka bigeze mu rusengero babona ibintu byitendetse hejuru, bagiye kubona birigabanije, kimwe kigiye kwa Mariya, ikindi kigiye kwa Nita, ikindi kigiye kwa Rugambage, ikindi kigiye kwa Dr. Narindwa, ikindi kigiye kwa Kazubwenge, ikindi kwa Penina, ikindi kwa Theogene, ikindi kwa Murisa, kirakomeje no kwa Sharire, no hirya kwa Fabiola. Buri muntu wese kigenda kimujyaho, kandi buri muntu wese yahawe iki, nta watwaye icyundi. Ariko ngo izi ndimi z'umuriro zikubise ku muntu ahita yaka, dinamo ihita ijyamo, umuriro uhita uzamuka, bakije babona biragenda, batangira kuvuga mu ndimi nshya. Bwa bwoba bari bafite bwari bwabashyize mu cyumba cy'hejuru bakikingirana, ntibamenye aho bwanyuze, baba barasohotse bagiye mu muhanda. Abantu baravuga ati aba bantu ko batangaje, barimo baravuga indimi zacu kandi ntabwo bazigishijwe. Imbaraga z'umwuka zamanutse, abantu baratangara. Haleluya. Iteka ryose Imana igiye gukora ikintu gishya, imanura umwuka wera. Haleluya. Number 2, iteka ryose Imana ihagurukije umuntu igiye kumukoresha ibidasanzwe. Nkunda ukuntu Imana itoranya abantu basanzwe ikoresha ibidasanzwe. Haleluya. Abarobyi bo ku nyanja ya Galilaya, ordinary people, abantu basanzwe, Imana ibamanuriraho umwuka ibakoresha ibidasanzwe. Ariko iteka ryose iyi Imana igiye gukoresha abantu basanzwe. Uri umuntu usanzwe, cyakora badasanzwe mwe mubyihorere, kuko Yesu Imana yagukoresha ibidasanzwe gute kandi usanzwe udasanzwe. Abantu basanzwe nkanjye nawe, kavuga ngo uyu muntu usanzwe ngiye kumushyiraho umwuka mukoresha ibidasanzwe. Haleluya. Niko ikora, niko yabaye. Iragiye isanze umugabo witwa Gideyoni usanzwe arasekura ingano mu muvuri. Siho hantu ubundi umuntu yasekurira ingano. Ubundi wavuga uti uyu nguyu rwose ni umunyabwoba usekurira ingano mu muvuri. Imana irazira ngo amakuru wa ntwari itangaje ati jewe ndi ntwari, ndimo ndasekurira ingano mu muvuri. Uyu usekurira ingano mu muvuri igihe wita intwari, avuga ati Imana yakurebye ubona usanzwe ariko ugiye kuba udasanzwe. Haleluya. Umwuka nakuza uzakubita wa Midiyani, kandi kubera ko yabonaga afite ubwoba, yaramubwira ati genda umanuke mu nkambi y'aba Midiyani mbanze ngutere umwete. Ngo afata abantu, ariko hari n'ibindi yari yamubwiye ubwo ndabisimbutse. Ngo afata abantu, amanukana n'umugaragu we Pura, baragenda bageze mu nkambi y'aba Midiyani. Bumva mu Midiyani umwe arimo arasobanurira mugenzi we, aramubwira ati naraye ndose. Ati warose iki? Ati narose irindazi. Ko yaravuze ngo ni irobe rya sayiri, ubwo ngita nk'irindazi kuko niyo mwakumva neza. Ati narose irindazi riza rikubita ihema riribirindura. Undi aramubwira ati ni inkota ya Gideyoni mwene Yowasi. Tekereza, irindazi rihindutse inkota rite. Umwuka ajya asobanura ibintu agatera aduye, akamutera ubwoba akirukanka. Iyo umwuka yamanutse, Gideyoni asubizwamo imbaraga, araza abwira Imana ati ariko basi banza unyongerereho, kuko icyo gihe ibyo yabikoze Imana imaze kumushyira muri minimum. Yari yahagurukanye abantu 32,000. Imana iramubwira ngo aba ni benshi cyane, genda ubambwire ngo bafite ubwoba mwese musubire iwanyu. 22,000 birataha, hasigara 10. Imana irabareba avuga ngo naba ni benshi cyane, ngo banjyanire ku mugezi mbakurondorere. Baragenda bageze ku mugezi, ngo bamwe bashinga amavi mu mazi banywesha umunwa, abandi banywesha amashyi. Imana iramubwira ngo bariya banywesheje amashyi bari ushyira ku ruhande, ngo havamo abantu 300 gusa. Uzi impamvu yatoranije abo ngabo? Hari abantu bamwe b'indangare no mu by'Imana batumye. Wowe uzi ko aduye ari hariya hakurya, uraje ukubisa amavi mu mugezi ushinzemo n'umuntu. Ubwo aduye amanutse se, igihe uzajya guhaguruka ugahunga uzaba wamaze gupfa. Abati bariya bose ni indangare, kandi izo nizo nyinshi. Dufite indangare. Ari umuntu azaga kubwira ukuntu yaguye mu byaha, ari babandi banywesha bapfukama mu mazi bakanywesha umunwa ni benshi. Indangare gusa.
asigaranye 300 bimutera ubwo baramubwira ati manuka wumva ibyo bavuga. Iyo umwuka yamanutse 300 barahagije ngo baneshe urugamba. Haleluya. Abantu bose Imana yakoresheje muzitegereze, buri mucamanza wese baratubwira ngo umwuka wera muzaho. Samusoni ngo umwuka wera mumanukira afati urwasa yarw'ingamiye akubita abafilisiti 3,000. Umuntu usanzwe ukora ibidasanzwe. Amina. Ariko abo nkunda cyane, Besareli agiye kubaka ihema ry'ibonaniro, Imana yavuze ngo dore natoranyije Besareli mwene wuri wahuri, mushyiraho umwuka wanjye kugira ngo agire ubuhanga bwo gukata no kudoda no guteranya. Haleluya. Kuko nuzubaka urusengero agomba kuzura umwuka. Reka nsoze nganisha ahangaha, ubundi ikintu cyose dukora uhereye kuri zirengero tugomba kuzura umwuka cyose. Ukora muri banke burya Imana ikurusha kumenya ibya banke, izi n'uburyo iyo banke izaba imeze umunsi w'ejo. Njya nsengera abapolisi n'aba intelligence n'abandi, Imana yaravuze ngo Uwiteka atari urinze umudugudu n'abasirikare ugomba ashyizemo, ngo Uwiteka atari urinze umudugudu ngo abarinda babatigiye. Ariko uzikwicarana ukarindana n'umuntu uzi byose, ukajya umubwira ngo mva rero ngewe nshinzwe kumenya ibirimo gutegurwa bishobora kugirira n'aba baturage, ujye ubimpishurira mu kazi kanjye. Imana izabikora inezerewe kuko bizayihesha icyubahiro. Haleluya. Imana ikorana n'umwarimu. Ngewe niko kazi nakoze ndabizi cyane, ibyo nshobora kubitangira ubuhamya. Nyimara gukizwa nagize umugisha. By the way, mbibiri banga ryanjye ryitwa gukorana n'umwuka. Nyimara gukizwa natangiye gushimikira ibintu by'imbaraga z'Imana. Nsanga yuko kugira ngo ugendere mu mbaraga z'Imana ugomba kuzura umwuka. Nangira kubisengera, nari umukatolike, nuzuye umwuka ndi umukatolike, mvuga indimi nicaye munsi y'igiti nibwira ngo nasaze. Hanyuma kuwa gatatu ukurikiyeho njya ahantu hari hakurya za Kimisagara, nsanga umuntu arigisha aravuga ngo abantu bamwe iyo buzuye umwuka bagira ngo basaze. That's very interesting. Ndicara arigisha arangira tuburero tugiye gusenga, uwumva arimo kuvuga ibintu atamenyereye ududure gusa ubwo biraba byatunganye. Narazivuze ndangije ndagenda. Ntabwo aribwo mperuka kuzivuga, n'ubundi njya nzivuga, ariko byemeze nk'ibimoteri bya kera twajyaga tugira kugira ngo nzavuge mu ndimi mba natunguwe. Hari uriyoze kugira ngo uzavuge mu ndimi ufite masters 2 na doctora, kubera ko uba waragoramiye muri logique. Bya bindi byabayo natani bicarano bagahonda amashyi bakagira, jewe buriya ntangiye guhonda amashyi naza kurangiza nimugora nkibaza, ariko se buriya abantu baramvugaho iki, baratekereza ko byari byagenze gute. Uzi buri ikintu kitwica mu kwiga, iyo uko dutangira kwiga dutangira kumva turi self conscious, ukagenda wumva baguseka bakwibazaho bagira gute, ukabona nk'umuntu w'umudamu nka bariya baba bafite nk'ikimodoka kinini akavuga ati wabona umudamu nkanjye w'ikigero cyanjye arimo kwikusanya akoma mu mashyi, ugasanga rero turifashe. Igihe umwuka yakagombye kudufata tukamubwira ngo reka tugire aho tugarukira, dutwara ari kugira aho ugarukiriza nturenze hariya, tukamuha boundaries atagomba kurenga. Uzare buriya n'amatorero ayoborwa natwe baba intellectuel, ibintu by'umwuka ntidukunze kubitindaho. Kubera iki? Tuba tuzi ko ubwenge bwacu buhagije, ariko reka ngiye mbabwire na doktora yanjye ndabizi ntabwo ihagije. Ugomba kuzura umwuka, tugomba gushaka umwuka. Kandi Imana yabimbwiye ngira umwarimu, najya mugana se ko ndi umwarimu nkaba ntarimo gupreaching, Imana iza kumjura irambwira ngo no, umwuka wera so kugira ngo ujye ubwiriza, no kugira ngo umpamye aho uri hose. Mba umwarimu wuzuye umwuka. Uzi kujya mu ishuri umwuka akubwira nkwigisha uko umwarimu mwiza, ujye ukunda abanyeshuri gusa. Nugera mu ishuri ureme atmosphere y'umwuka, kunda abanyeshuri. Narabakundaga cyane cyane, arambwira ngo kandi nujya gukunda abanyeshuri, abarimu urimo hariko mwampepeye nkabaha isomo ryo kuba umwarimu. Abarimu akabwira ngo nugera mu ishuri ujye uhera kubaswa, niwigisha abaswa bakabyumva abahanga bazaba baminuje. Iyo niyo yari strategy yanjye yo kwigisha. Hari abanyeshuri nayoboye dahera bamwe basengera hano, ngira ngo nuko muri no misi wenda ubwo bazanshimira ku munsi ni baba bahari. Nta munyeshuri numwe nayoboye muri memoire ntabwiye ibya Yesu. Nutarakijijwe yasigaranye yuko hari umwarimu utandukanye n'abandi. Ariko reka mbahe stories ebyiri. Umunyeshuri umwe yararwaye, icyo gihe bari baravuye Nyakinama basubira i Butare,
ndamubura cyo nigishaga irurindo ariko kubera ko nari umuvisiteri muri university gana ifite masters nubwo nyine niko igihugu cyari gikoze noneho ndamushakisha ndamubura ngeze aho mfata amafaranga ngi butare kumushaka ndashakisha ndarayo amaherezo ndamubona arambwira ati rwose mwari mu nararwaye ubuge narihebye uyu mwaka sinzarangiza memoire yanjye niho nkitangira kandi ubwo byari bigeze mu kwezi kwa 4 gushira kandi bagomba kudefanda mu kwa 6 ndabona numva ntireka nkushyiriremo imbaraga ndabona ugifite intege nkeya wejya wandika kuri ritime nzaguha buri byumweru 2 nzajya nza gufata ibyo wanditse buri byumweru 2 nkajyayo tugakorerayo ntago mbere kwideplace nkararayo kuri frezange tugakora tukarangiza nkamusigira ibyo akora nkasubira irurindo nyuma y'ibyumweru 2 nkazagaruka nkabifata nkamukosora nkabimusigira umunsi yadefanze memoire ye yarakijijwe twaricaye arambwira ngo rero mwarimu ndashaka kukubaza ikintu umbwire niba ari ingeso nziza wivukaniye cyangwa ari ukubera Yesu wa wundi wajya gutubwira kuko abanyeshuri bose nigishije narangizaga kwigisha nkabasahaba iminota mikeya yo kubabwira ikizatuma diplome zabo zigira agaciro karenze nkabaha ubuhamya gusa kandi benshi barahakirijwe yarambwira ati niba ari Yesu wabikoze ndambika ibiganza unsengere nakire Yesu ubyumva kuko nabonye itandukaniro ry'umwarimu ufite Yesu n'utamufite undi mudamu bari baramuhaye umwarimu wo kumuyobora barananirana arambwira ati wowe rwose uri hopeless nta nicyo uzigezaho muri ibi ngibi byo kwandika baramuma arambwira ati rero gihe umwarimu yambwiye ko nta byiringiro kandi igihe icyo gihe nishakiraga amafaranga nyiko nendaga kurongora ndabwira ngo rero madamu turi mu kwezi kwa 3 amafaranga yanjye ndayashaka mu kwa 6 tugomba kudefanda ati ntibishoboka ndabwira ngiye kukorohereza fata vacances z'ibyumweru 2 ujya ahantu uruhuke mu mutwe ati kandi narakererewe nta kibazo iyo waruhutse ukora neza nurangiza ibyumweru 2 uzandike ibyuzi byose kuri topic yawe ubinzanire umudamu twarakoranye turakorana arakora nkamukoresha agakora akanzanira ibintu nkamuha ibindi ukazana hanyuma mu kwa 6 aradefanda abona amanota 17 kuri 20 madamu aramuzi naramubwirije ntiyakizwa ariko namubitsemo ijambo ageze muri 94 dum biradetonetinga yibuka ibyo namubwiye arakizwa rero reka mbabwire iyo ukorana n'umwuka mu kazi akariko kose doctor bari abantu uvura Imana yizi ibyo barwaye byose ishobora kubascanning idakoresheje imashini kakubwira iti buriya shakira hariya niho problem iri pfa kubwira umwuka rero kamubwira ngo umwuka wera ngiye kwegezamina uyu muntu wowe uyobora intoki zanjye uyobora amaso yanjye uyobora ubwenge bwanjye bigende neza kuko icyo gihe uvamo umudokiteri uhesha Imana icyubahiro kuko iyo bitunganye uzamura ibiganza ukavuga ngo yes it works ya Mana yacu irabikora domene zose urimo Imana ikurusha kuzimenya kandi ijya kugutoranya ngo ujye gukora ku kazi niho uzayihagararira niba uri umusirikare uzayihagararira mu gisirikare niba uri umupolisi uzayihagararira mu gipolisi niba uri umwarimu uzayihagararira mu bwarimu niba uri umumekanisi uzayihagararira mu kimekanike niba uri umudokiteri uzayihagararira mu bitaro niba uri umunasi uzayihagararira muri aho uzaba uri hose niho uzahagararira Imana we are ambassadors turi ba ambassadeur b'Imana mu kazi kandi kugira ngo ibyo bitungane jewe ame walking embassy nda ambassade itembera haleluya jewe uyu ndeba nda ambassade itembera kuko umwuka wera iyo atuye muri wowe ubu buturo Yesu yabwiye abigishwa aravuga ngo ntabwo umwuka azabazaho ahubwo azatura muri mwe so iyo ugenda ijuru riba rigendera muri wowe you become a walking embassy ukajya ugenda uri ambassade y'Imana aho ugiye kuko umwuka wera ari muri wowe akabona ibintu ujya gukora akavuga ngo ibi ntabwo bikwiranye no uriwe nta ambassadeur ujya muri bene ibyo bintu kuko we twebwe turi residence y'umwuka atura muri twe reka nsoze tuzabona dute umwuka wera Yesu yabwiye abigishwa bari batari ku bundi ibintu byo kuzura umwuka biroroshye Anita uzi ukuntu byoroshye Yesu yabwiye abantu Luka 10:11 umurongo w'9 arabwira ngo ariko ngo musabe muzahabwa mushake muzabona mukomange muzakingurirwa
ngo ninde umwana we yamusaba umugati akamuha ibuye, ngo yamusaba ifi akamuha inzoka, ngo yamusaba igi akamuha sikorupiyo, ngo ko muri babi ukamenya guha abana banyu ibyiza, ngo data wa twese we ntazaha umwuka wera abamumusabye. Byoroshye nko kugira inzara. Waba wicaye uri mu kazi ukavuga ngo umwuka wera ndashaka ko dukorana. Hari abantu rero bibwira ko umwuka azanga. Oya, cyakora azabanza kwemeza ibyaha byawe kubwira ati cyakora ubwo tugiye kujya dukorana hari ibintu by'utuvuyo ntajya nkorana nabyo, hari ibintu by'ubucafu ntajya ngenderamo, ubanza ureke ibi ngibi, numara kubireka tuzakorana. Kuko ntiwahesha Imana icyubahiro urimo kuyisebya ukora ibyaha, ahasigaye mukorana. Byoroshye gutyo. Ahandi Yesu yabwiye abigishwa be muri Yohana 7, aravuga ngo umuntu wese nagira inyota aza aho ndi anywa, ngo unyizera wese ngo imigezi y'amazi y'ubugingo izatemba iva mu nda ye. I'm a walking source of living water. Biba bicometseho. Byoroshye bite kugira inyota, kugira inzara warangiza ugasaba. Mbasoreze rero mbihangani nako mbatera umwete. Muzi ikintu kimwe abantu batarasobanukirwa, ntabwo Imana ikenera ko tuyihenda. Uzi impamvu? Kuko yanshyizemo igishoro gikomeye cyane, yanguza amaraso y'igiciro cyinshi kugira ngo mpamye Yesu n'abandi bamubone, nimusaba izo mbaraga kugira ngo nkore icyo yandemeye n'icyo yancunguriye azagikora, kuko afitemo inyungu irenze iyo mfitemo. Murabisobanukirwa? Afitemo inyungu irenze iyo mfitemo. Hanyuma dusoza, Imana iratubwira muri Zekariya 4:6 ikavuga ngo si kubw'imbaraga cyangwa kubw'amaboko, ahubwo ni kubw'umwuka wanjye. Ibyo uzashaka gukora uzibuke mu not by power or by might but by my spirit. Hallelujah. Hanyuma aho twasomye muri Joel niho ndangije tukasengeraho, aravuga ngo mu minsi ya nyuma nzasuka umwuka wanjye kubagize bate, ku bafite umubiri wose. Hallelujah. Hari abantu barimo hano badafite umubiri? Abafite umubiri mwese mu mpepere turebe, abafite umubiri twese. Ku minsi ya nyuma nzasuka umwuka wanjye ku bafite umubiri bose, bivuga ngo ni twebwe. Donc ubwo turi hano dufite umubiri, icyo usabwa gusa ni ukubwira Imana ngo mva rero Mana, waravuze ngo uzasuka umwuka ku bafite umubiri wose, kandi nanjye ndawufite. Suka umwuka wawe kuri jye, hanyuma tujye kuguhamya. Are you ready? Muriteguye? Murabishaka? Iri jambo muryige, icyo ukora cyose ujye ujyanamo iyo nyota yo gukorana n'umwuka wera. Paulo yatwigishije gusenga, aravuga ngo musubiremo muvuge cyane kandi mbyumve. Ubuntu ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo n'urukundo rw'Imana no gufatanya, communion, fellowship, ibyo ukora byose ukabikora in fellowship with the Holy Spirit. Iryo ni ryo banga. Uriya murongo ukubiyemo ibyo twifuza byose. Fellowship with the Holy Spirit. Uzavamo umugore mwiza in fellowship with the Holy Spirit. Mvemo umugabo mwiza in fellowship with the Holy Spirit. Mvemo umupastori mwiza in fellowship with the Holy Spirit, nkorana n'umwuka wera. Mvemo umuganga mwiza, nkorana n'umwuka wera. Mvemo umwarimu mwiza kubwo gukorana n'umwuka wera. Mvemo buri kintu cyose uzakora. Nuhura n'ikibazo uvuga ngo umwuka wera rero reka nigire hejuru ncomeke mbaze mu ijuru, reka mbaze muri headquarters. Iyo bigenze bitya mbigenzane, ukumva umwuka arakubwira ngo bigenze gutya. Wamara kubikora ukakoza ngo bese ro wowe bigenze uti, ko tubona ufite ikintu kidasanzwe. Kubera jewe ndi ambasade y'ijuru. Haleluya. Umunsi tuzaba abantu badasanzwe mu byo dukora byose, kuko umwuka wera akorera muri twe, Imana izahabwa icyubahiro, ubwoko bwayo buhabwa umugisha. Mugende mukore muryo. Turagushimye Mana yacu. Waduhaye isezerano, uravuga ngo mu minsi yanyu muzasuka umwuka wawe ku bafite umubiri wose. Turi hano dufite umubiri, kandi uko wa munsi umwuka yamanutse n'impano zose azimanukanye mu ijuru, buri muntu wese agahabwa ijyanye n'uwo ari we n'icyo azakora n'icyo azavuga. Reka uyu munsi imbaraga zawe umwuka wera zimanukira aha hantu, buri muntu wese ahabwe ipakiye kugira ngo asohoke ajye ku muntu udasanzwe
kubera yuko yahuye n'umwuka wera. Umwuka wera rero ukorere muri twebwe, tuguhaye rugari, utegeke tukumvire, uyobore tugukurikire, uvuge twumve, aho tugenda hose tujyane impumuro nziza ya Kristo kubw'umuriro wawe. Ukorane natwe, udukoreshe, udukoreremo, mwami wacu ahabwe icyubahiro, ubwoko bwe buhabwe umugisha, mu izina rya mwami wacu Yesu Kristo, amen.